Murakaza neza kuri Yuhire. Uno munsi twabateganyirije kuganira namwe ikintu cyerekeye n'ukuntu umubyeyi ashobora kumenya igitsina cy'umwana atwite. Ibi rero bikaba ari ibintu bikunda kuba ku babyeyi bose batwite, kuko baba bafite amatsiko yo kumenya ati se ntwite umwana w'umuhungu, ntwite umwana w'umukobwa, bimeze bite. Amatsiko ndetse akaba ari kimwe mu bintu kwa muganga bashobora kumufasha igihe bari gupima inda. Nk'uko tubizi, ababyeyi bapimisha inda nibura inshuro 8 muri amezi 9 bamara batwite. Muri izo nshuro rero, iyo umubyeyi abashije kuba yagira amahirwe yo kuba yapimisha inda ahantu hari ecography cyangwa cya cyuma cy'amavuta bashyira ku nda y'umugore utwite kugira ngo barebe umwana uko ameze, ndetse hakaba hari n'umuganga ushobora kuyikora neza, icyo gihe birashoboka yuko umubyeyi yabasha kumenya igitsina cy'umwana abatwite. Ibi rero ikintu cya mbere tugomba kubimenyaho ni uko buriya iyo inda ikiri ntoya, umwana akiri mutoya nyine mu nda, ndetse inda ikiri hasi y'ibyumweru buriya 18 kugeza kuri 20, uhereye kuri wa munsi wa mbere uherukiraho imihango, buriya umwana aba akiri kwiforoma mu nda, ndetse ibice bimwe by'umubiri biba bitararangiza kwiforoma neza ngo birangire bigere neza ku bice nyine biba bikuze. Ubwo urumva yuko n'igitsina cy'umwana nacyo kiba kikiri kwiforoma, ndetse ubushakashatsi bugaragaza neza yuko iyo umwana akiri mutoya ari mu nda ya mama we, akiri hasi ya bya byumweru nyine, akiri hasi inda itaragira nibura amezi 5, igitsina biba bisa, cy'umuhungu n'icy'umukobwa biba bisa. Impamvu biba bisa ni ukubera ko iyo umwana nyine ari kwiforoma nk'uko nabikubwiye akiri mutoya mu nda, buriya igitsina cye kiba gisa nkaho ari byombi. Noneho uko agenda akura byiforoma, uturemangingo tw'ingenzi tw'ibanze utwo bita gene cyangwa DNA cyangwa chromosome, ari natwo dutuma nyine duforoma umuntu, niba azaba umuhungu cyangwa niba azaba umukobwa. Utwo turemangingo tuba tutararangiza gukora neza umubiri, ngo icyo gice nyine cy'igitsina kigaragare neza niba ari umuhungu uzavamo cyangwa niba ari umukobwa uzavamo. Icyo gihe rero igitsina cy'umwana kiba gisa nkaho ari bibiri bisa bikiri kumwe, ndetse noneho uko agenda akura ageza kuri bya byumweru nakubwiye, ibice bimwe bikazagenda bivaho, ibindi bikagumaho, akaba umuhungu cyangwa akaba umukobwa, mbese hagasigara igitsina kimwe muri ibyo. Ibyo rero nkubwiye bikaba ariyo mpamvu akenshi uzasanga iyo umubyeyi abajije ati umuganga ati se urabona ari ikihe gitsina, urabona ari umuhungu cyangwa ari umukobwa, hakiri kare, hakiri hasi y'ibyumweru 16 kugeza kuri 20, buriya nyine nko ku mezi 4 kugeza kuri 5, akenshi uzasanga umuganga amubwiye ati aka kanya ntabwo twahita tubibona, ihangane tuzageze nibura ku byumweru 20 cyangwa amezi 5, noneho turebe neza tubashe kumenya niba ari umuhungu cyangwa ari umukobwa. Ibyo rero bikaba ari ikintu umubyeyi aba agomba kwihanganira kugira ngo igitsina nyine cy'umwana kibanze kiforume neza, noneho kigaragare, muganga abashe kubona yuko igitsina ari kimwe nyine kidateye mbese urujijo, kugira ngo bitamutera urujijo akaba yavuga ikitari cyo. Rero iki nyine ni ikintu cyo kigomba gusobanuka, kubera ko ababyeyi baba bafite nyine ayo matsiko, ndetse ari na kimwe mu bibazo kwa muganga umubyeyi ashobora kubaza
iyo agiye gupimisha inda. Rero nk'uko nabikubwiye, umubyeyi ujya gupimisha inda inshuro 8 mu mezi 9, iyo abashije nyine kubona ayo mahirwe yo kuba yakorerwa ecography cyangwa cya cyuma cy'amavuta bashyira ku nda y'umubyeyi kugira ngo barebe uko umwana ameze, icyo cyuma kiba gishobora no kwereka umuganga igitsina cy'umwana. Gusa umubyeyi aba agomba kwihangana akageza nibura ku mezi 5 kugira ngo igitsina kibashe kugaragara neza. Ibi rero nibyo nagira ngo maganirize. Mwari muri kumwe na Dr. Tuyishime Audrey Prince. See you next time.